Haleluya. Mana ishimwe kuko twifurizanye Pasaka twese kandi dushimiye Imana yaturinze ikabana natwe muri iyi minsi yose yashize. Hari ibintu byinshi byashobora guca abantu intege, ariko kubera umuzuko wa Yesu Kristo udusubiza mu imbaraga. Haleluya. Tugiye kuvuga ijambo ry'Imana akanya gato, amasaha yacu tuyacunge neza. Turavuga ku kamaro k'umuzuko wa Yesu Kristo ku batuye isi ndetse n'abakristo muri rusange. Akamaro k'umuzuko wa Yesu Kristo ku batuye isi n'abakristo muri rusange. Umuzuko wa Yesu Kristo ni umutima w'abizera, w'ibikorwa by'abizera bishingiye kuri uwo muzuko wa Yesu Kristo. Umuzuko wa Yesu Kristo ufite akamaro ku bakristo mu mugambi w'Imana ukomeye w'agakiza. Umugambi w'Imana ni umugambi ukomeye, ariko byose tubibonera mu muzuko wa Yesu Kristo. Umuzuko wa Yesu Kristo ushimangira imbaraga z'Imana ku rupfu. Urupfu rwaratsinzwe, Yesu yararunesheje kubera imbaraga z'umuzuko. Umuzuko wa Yesu Kristo ni umwuzuro w'isezerano, isezerano risha. Mu isezerano risha ibikorwa byose dukora tubishingira ku muzuko wa Yesu Kristo. Umuzuko wa Yesu Kristo, ibikorwa byose byo kwishima bidufasha kugira kwizera. Ntiwogira kwizera udashingiye mu muzuko wa Yesu Kristo. Ntabwo wagira ibyishimo ngo wumve urishimye uranezerewe witereye hejuru. Umuzuko wa Yesu Kristo ni imbaraga zituma twishima dusubizwamo izindi mbaraga. Biduha garanti. Harya garanti mu Kinyarwanda ni ariko murayumva. Biduha garanti ko tuzazuka ku munsi. Niyo mpamvu iyo tugize circumstance, iyo tugize ibibazo, kubera Yesu Kristo, kubera umuzuko wa Yesu Kristo, uratuzamuye uduha ibyiringiro, uratuzamura udushira mu rundi rwego, hanyuma tukagira uko kwizera, tukagira ubwo bushizi bw'amanga ko tuzazuka ku munsi wa nyuma. Ikindi, uyu muzuko wa Yesu Kristo waduhaye, twagize access, twagize uburenganzira bwo kwegera Imana. Ntabwo twari dufite uburenganzira, ariko uyu muzuko wa Yesu waratuzamuye, tugira uburenganzira bwo kwinjira hera, twinjira imbere y'Imana, hanyuma tukayibwira. Habe nubwo uri mu kirambi, nubwo uri mu giti, nubwo uri hehe, ukabwira Imana unyuze muri Yesu Kristo, hanyuma Imana ikabasha kumva kandi Imana ikatugirira neza. Ubutumwa bwacu bw'uyu munsi buragaruka cyane hano twasomye muri Hoseya, havuga ngo izaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu izaduhagurutsa. Ubutumwa bwacu cyane naho bwibanze, Imana yongere iguhembure. Haleluya. Kandi iguhagurutse ube muzima. Naho mu by'ukuri ubutumwa bwacu cyane bushingiye kubera ibintu byinshi cyane abantu banyuramwo muri iyi si, muri za dimension environnementale. Ariko umuntu agahura n'ibibazo, ugasubira inyuma, ugata Yesu, ukiheba. Ariko uyu munsi Uwiteka yongera guhembure. Haleluya. Namara kuguhembura aguhagurutse ube muzima mu buryo bw'umwuka. Namara kuguhembura
muri biriya bibazo wagize, yongere agufata ukuboko aguhagurutse ube muzima. Kandi birumvikana hari igihe rwose abantu bajya kure, hari igihe abantu basubira inyuma, umuntu akiheba ugata Imana, ndetse ukavuga ati ariko Imana twakurikiye ibaho. Ariko iri jambo ry'Imana ryongere rigufashe, ryongere riduhembure. Tutarakomeza n'akamaro k'umuzuko wa Yesu Kristo, reka twongere tubibutse Pasika n'imirimo Yesu yakoze mu minsi 3. Imirimo Yesu yakoze hano twasomye mu Kuva, Imana yabwiye Mose amabwiriza ya Pasika. Bari bagize iminsi bari mu Egiputa kandi bakora imirimo y'uburetwa. Hanyuma Imana iramubwira ngo abwire abanyesiraheli. Ubundi Pasika ni nziza, ibamo amagambo meza umukristo agomba gusesengura, agomba kumenya, akumva ayo magambo aramuryoheye, akumva ayo magambo n'amagambo meza. Hanyuma Imana irababwira ngo babwire abanyesiraheli, buri nzu yose izafata umwana w'intama cyangwa umwana w'ihene udafite inenge, bawucunge bawutoranye. Hanyuma kuri iyi minsi basomye hano ngo buri muryango wose uzarye uwo mwana w'intama, bawubage, hanyuma bawurye, cyangwa umwana w'ihene. Nimba umuryango ari muto cyane, bahamagare undi muryango begeranye kugira ngo barye wa mwana w'intama, bawurye kandi botse inyama. Kuri Pasika rero nziko abantu benshi ntabwo ari bose bashobora kubona akaboga, inyama zokeje ntabwo ari inyama zitetse. Kandi izo nyama zokeje muzazirisha imboga zisharira. Byasobanuraga ko Imana mu butayu hariya Egiputa abanyesiraheli babaye, bwari ubuzima busharira. Ubundi Pasika ni ijambo ry'igiheburayo, ni verbe, ni inshinga. Pasika cyangwa Pâques bisobanura ni pasaha, pase, nukunyura, nugusimbuka, nukuva mu rupfu ujya mu bugingo, nukuva mu mwijima ujya mu muco w'Imana. Pasika nuko ni kwisobanura mu by'ukuri. Imana yarishatse kubabwira ko bitegure barye uwo mwana w'intama bahagaze, ntibarye bicaye, barishe izo nyama, imitsima idasembuye ndetse n'imboga zisharira. Ku buzima banyuzemwo bwo muri Egiputa bw'uburetwa, bitegure kuva. Imana nukomeza icyo gice, Imana yari yababwiye ngo irabanyuraho. Pasika nuko Imana yongere ikunyureho. Haleluya. Imana yongere ikurebe ibibazo byawe, hanyuma nukuwankesa, nukuducunga, kuko Imana yari igiye kurimbura muri Egiputa, ariko irababwira ngo ndabanyuraho, ndababika. Nico Pasika mu by'ukuri bisobanura, nukuva mu rupfu tugana mu bugingo, nukuva mu mwijima tugana mu muco wa Yesu Kristo. Hanyuma barabikoze kuko bari bagiye kwitegura kuva muri Egiputa, kandi hari nijoro. Ubundi Imana igira amasezerano ya nijoro. Amasezerano Imana iziduheza nijoro ni amasezerano atangaje cyane. Imana yabwiye Aburahamu hari nijoro, iramubyutsa iramubwira ngo byuka urarame, urebe kwijuru, urebe uko ziriya nyenyeri zingana. Hanyuma iramubwira ngo urubyaro rwawe ruzangana na ziriya nyenyeri. Hari nijoro.
hanyuma niko byagenze. Ayo ni amateka ya Pasika. Bavuye muri Egiputa nijoro n'ibintu byabo byose Imana ibanyuraho, Uwiteka arabacunga, Uwiteka arabambutsa mu rupfu, hanyuma bajya mu bugingo Imana yari basezeranyije. Kuri Pasika rero Imana ibwira Abanyesirayeli ngo mujya mwizihiza iyi Pasika, mwibuke urupfu mwagombaga gupfa muri Egiputa, ariko kubera Imana ari nyembabazi ibanyuraho, hanyuma irababika ibambutsa urwo rupfu, ibashira ahandi hantu Imana yari bageneye. Twihuse tugera kuri Yesu Kristo, iminsi 3 yakoze. Reka nyivugeho hanyuma tujye hano ku kamara k'umuzuko tunasoze. Yesu Kristo mu minsi 3 yakoze imirimo ikomeye cyane. Reka dutangire kuwa kane. Kuwa kane Yesu yahuye n'abigishwa biwe basangira Pasika. Arababwira ngo ni murye, uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora gutya kugira ngo munyibuke. Hanyuma abaha n'amaraso ye y'igiciro kandi yari atarapfa. Arababwira ati munywere kuri iki gikombe. Ndetse arababwira ngo ntabwo nzongera gusangira namwe, ngo tuzongera gusangira namwe mu bwami bwo mu ijuru. Hanyuma ariko aravuga ngo mujya mukora gutya kugira ngo munyibuke. Hari kuwa kane nimugoroba. Kuwa gatanu niho Yesu bamufashe mu rukerera, baramufata. Nusoma neza ukuntu byagenze, baramufata bamujyana kwa Bakayafa, kwa ba Pilato, bamucira urubanza, hanyuma bamujyana ku musaraba. Yesu baramubamba, baramushinyagurira. Abacamanza baraho. Hari amagambo Yesu yavugiye ku musaraba, amagambo meza, amagambo atangaje. Mu ijambo rikomeye yaravuze ngo data ubababarire kuko batazi ico bakora. Ni ukuvuga iki rero? Muri ririya jambo wenda nk'abantu b'abanyamategeko barahangaha, nk'umuntu ufite urubanza, ibyo bita pene kapitale, urubanza rwo gupfa, bakamujyana mu rukiko, hanyuma bakamubwira ngo uru rubanza warugiye gucibwa rwo gupfa, kuko iyo bamaze gucira umuntu urubanza rwo gupfa baramujyana, bamwe bamutera amabuye, abandi bakamurasa, abandi bagera gute, biterwa n'urubanza uko rwagenze. Hanyuma bakamujyana mu rukiko bakamubwira ngo uru rubanza wari ufite rwo gupfa urabohowe, genda urakisi. Niko byagenze. Twari twararuhijwe, sinzi umuntu waririmbye ndirimbo. Hanyuma Yesu uriya munsi ku musaraba yakoze umurimo ukomeye. Hari ibintu byabaye, za operation zabaye ku musaraba. Nuko icyambere umwenda wari ukingirije ahera hahera mu rusengero rw'i Yerusalemu. Ibikoresho byabaga mu ihema ry'ibonaniro babijyanye mu rusengero rw'i Yerusalemu. Habaga rido, habaga umwenda, kuko hari ahantu hitwa ahera hahera n'ahera cyane. Hanyuma umunsi Yesu apfa, umwenda wari ukingirije ahera hahera wahise usadukamo kabiri, hanyuma uracika. Noneho umuntu wese agira iyo access, agira uburenganzira bwo kwinjira ku Mana. Ico ni ikintu cyabaye kuwa gatanu Yesu bamaze kumubamba, bamaze kumwica. Ikindi kintu cyabaye muri operation zabaye ku musaraba, nuko ubwira kabiri bwarabaye. Isi yose ndetse n'ibyaremwe byose byamenye ko Yesu yapfuye. Hanyuma bigira ubwoba, isi iratigita, imisozi n'inyanja n'ibyaremwe byose biravuga, bigira ubwoba. Ikindi kintu cyabaye gikomeye, ni umutingito warabaye, ndetse n'ubwo bwira kabiri buraba. Ikintu cyabaye gikomeye, Yesu yikoreye ibyaha byacu, Yesu yikoreye ibyaha by'abari mu isi kuwa gatanu. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo urwandiko rwaturegaga ngo yararuzamukanye arubamba ku musaraba.
hanyuma iyo plainte urwo rwandiko rw'ibirego twari dufite bikomeye, hanyuma Yesu araruzamukana ku musaraba ararubamba, hanyuma tuba tugize uburenganzira, tuba turishize turizanye ku buryo mu by'ukuri kwegera Imana ntabwo bikiri ikibazo gikomeye. Umuntu wese yagize kwishira arizana imbere y'Imana. Kuwa gatandatu haleluya, kuwa gatandatu ari mumva, ari mu kuzimu, ku munsi wa gatandatu yakoze imirimo ikomeye cyane. Hari yarwanye na Satani, hanyuma barwana na Satani, Yesu amunyaga ububasha, amunyaga ubutware, amunyaga urufunguzo. Hanyuma nusoma mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 15, urareba ukuntu Yesu Kristo ku munsi wa gatandatu ari mumva imirimo travail, imirimo yakoze ari mumva, yakoze imirimo ikomeye, arwana na Satani. Satani yari afite ububasha muri iyi si, ariko Yesu arabumunyaga ndetse azamura na paradizo. Bariya bose bari barapfanye ibyiringiro, Yesu arabazamura. Hanyuma amaze kunyaga Satani urufunguzo, amaze kumunyaga ubutware n'ubushobozi, ngo amwivuga hejuru. Haleluya. Ariko Yesu yarasinze, nimuvuze impundu kuko Yesu Kristo yanesheje. Niyo mpamvu urupfu Yesu yaruhinduye irembo. Niyo mpamvu abantu bacu iyo bitabye Imana kubera urupfu rwa Yesu Kristo n'umuzuko wiwe kuwa gatandatu, ubundi mu by'ukuri Pasika iminsi 3, iyi minsi 3 ya Yesu Kristo, umukristo agomba kuba muri iyo minsi 3 akatekereza iyo umurimo Yesu Kristo yakoze. Hanyuma iyo ni imirimo ni myinshi cyane, wenda kubera umwanya, ariko reka tugaruke hano ku muzuko wa Yesu Kristo, akamaro ku muzuko wa Yesu Kristo. Hariya badusomeye mu Bakorinto, iyo Kristo atazuka, abakristo kubwiriza cyangwa ijambo ry'Imana nta kamaro biba bifite, ntacyo tuba tubwiriza. Kuko Paulo yahuguye abanyakorinto, arababwira ati, kuko bari bafite ikibazo cy'umuzuko, arababwira ati Yesu Kristo, noneho Yesu Kristo yarazutse. 15:20, noneho Yesu Kristo yarazutse. Ariko arababwira ngo ahangaha tutangiye ku 14, aravuga ngo nimba Kristo atarazutse, ngo ibyo dukora byose nta kamaro byaba bifite. Niba Kristo atarazutse, ibyo tubwiriza byose ni ubusa. Cyo ni cyambere. Hari amagambo 6 muri iki gice cy'Abakorinto Yesu yavuze, avuga ko nimba Kristo atarazutse, Paulo yavuze avuga ngo ntacyo kubwiriza kwacu byabimaze. Icya kabiri, kwizera kwanyu kwaba kubaye ubusa nimba twizera Imana, nimba twizera Yesu Kristo nuko yazutse. Ariko hano Paul yazabwira abanyekorinto akavuga ngo nimba Kristo atarazutse, kwizera kwanyu ni ubusa. Murongo wa 15, nimba Kristo atarazutse, tuba tubaye abagabo bo guhamya Imana ibinyoma. Icya kane, kwizera kwacu nta mumaro kwaba gufite. Icya gatanu, mwaba mukiri mu byaha bya kera, ibyaha byanyu byaba bitarababariwe. Icya gatandatu, abasinziriye muri Kristo nukuvuga nimba Kristo atarazutse baba barimbutse. Nimba Kristo atarazutse, abantu bapfuye bizeye baba barimbutse. Ariko ku murongo wa 20 yavuze ngo noneho Kristo yarazutse. Haleluya. Niwe muganura w'abapfuye. Mu by'ukuri nagira ngo ngushishikarize cyane iki kintu. Nimba wizera, nimba ufite ibyishimo, nimba uri umukristo wizera, nimba ukora imirimo y'Imana, nimba twizera ko tuzajya mu ijuru, ni ukubera umuzuko wa Yesu Kristo. Iyo Kristo atazuka, tuba duri hehe? Tuba tuvuga iki? Ariko dushize amanga, turahagarara tukavuga, kandi dushize amanga kubera umuzuko wa Yesu Kristo. Hano twasomye muri Hosea, niho ngiye gusozereza.
havuze neza, havuze ngo azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa. Yesu yakoze imirimo ikomeye, iriya minsi ibiri yarayikoze ikomeye. Hanyuma twari twararuhijwe, twiganye, twihebye. Hanyuma yakoze iriya mirimo arimo aduhembura. Hano harimo ikintu cya restauration, hano harimo ikintu cyo kongera guhembuka. Iminsi ibiri ihwanye n'iriya minsi ibiri Yesu yakoze umunsi wa gatanu n'umunsi wa gatandatu. Hanyuma uyu munsi wo ku cyumweru Yesu yaraduhagurukije atugira abazima. Amen. Nagira ngo ubwire kino kintu, mu by'ukuri mu buryo bw'umwuka ushobora kuba waragiye kuri, ndetse ukiheba ukavuga ati ariko aho nasengeye ko nasengeye kino kibazo, cyangwa ko mbona ibintu by'Imana nge mbivuyemo. Hari abantu benshi muri iyi minsi, hari abantu benshi muri iki gihe bacitse intege, bavuye mu Mana, bavuye muri Kristo, barabihebye, baravuze bati twebwe tubivuyemo. Ariko uyu munsi Uwiteka yongere aguhembure, haleluya, hanyuma aguhagurutse ube muzima. Ziriya mpano zawe zashize, iriya mirimo yawe yashize, tangirira mu rugo. Ingorane zacu zose niko azizi, hajya zikora kugira ngo atunezeze. Utangirire mu bibazo biri mu rugo, utangirire mu bibazo byo mu bitekereze, utangirire mu bibazo byo mu mitima. Ibyo bintu byose Uwiteka yongere aguhembure kandi aguhagurutse, wongere ube muzima mu buryo bw'umwuka, wongere ukora imirimo nk'iya mbere, wongere unezerwe. Ziriya mpano zarashize, ziriya mpano ntabwo ukizigira. Ariko Uwiteka yongere aduhembure, Uwiteka aduhagurutse tube bazima. Pawulo yandikiye Abefeso arababwira ngo kanguka uve mu rupfu, uve mu bapfu, Kristo akumurikire. Mu by'ukuri turashimira cyane bagenzi bacu mu maparuwase afunze, ntago bacitse intege, barahatana, barasenga. Icyo ni ikintu cyiza, nta kintu na kimwe kigomba kuduca intege nubwo uko byamera kose. Kristo, umuzuko wa Yesu Kristo ugomba kudutera imbaraga, ukadutera ibyishimo, ukazugenda ufite ubushizi bw'amanga. Yusomye mu rwandiko rw'Abefeso igice cya 2:11 haravuga ngo kera mwibuke kuko kera mwabaga mu isi mudafite Imana rurema, nta byiringiro mwagiraga, nta masezerano mwagiraga, mwari mutandukanijwe n'ubw'Isiraheli. Ariko noneho kubera amaraso ya Yesu Kristo yatwigije hafi, niwe mahoro yacu, niwe munezero wacu, niwe byishimo byacu. Uwiteka abahembure, haleluya. Uwiteka adukure mu bibi, Uwiteka yongera duhagurutse, Uwiteka yongera twuzuza ibyishimo n'umunezero, Uwiteka yongera twuzuza amasezerano yayo. Ari amasezerano y'Imana, ni amasezerano meza. Uwiteka adufashe, twizere ko aduhembura, twizere ko aduhagurutsa tukaba bazima muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana ridufashe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.